Tupac kugeza kuri ubu ngubu umuntu bivugwa yuko ashobora kuba yaramwishe yamaze kujya hagaragara, ndetse muri 2026 hakaba hategerejwe urubanza rw'injyana muntu ruzaba ruburanamo uno muntu, ndetse ashinzwe icyaha cyo kuba yarivuganye umuntu witwa Tupac. Uno muntu bamwita KFD, ariko mbere yuko mbyinjiramo ese ngo Tupac yapfuye gute, yitabye Imana gute, yaziraga iki, byagenze gute? Mwagiye mwumva amagambo menshi yagiye avuga ngo yishwe n'aba ngaba ngabo muri New York nibo bamwivuganye ibintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nze tubyinjiremo mbere yuko ndaza kubakorera ikiganiro cya filime nabonye yashyizwe hanze. Ni filime ikomeje gutera abantu ubwoba, ndetse aho Diddy ari mu maboko atarayari muri gereza. Ino filime yaje kuba yireba baravuga ati ibintu 50 Cent nkoreye n'amabara, cyangwa se ibintu nkoreye ni igitangaza, kuko amabanga yanjye yose ko yakabaye ayashyize hanze. Bivugwa yuko rero uwitwa Tupac ubwo yapfaga cyangwa se yaraswaga, umuntu wari ufite mu ruhara ari umuntu witwa n'ubundi Diddy. Bivuze ngo niki cyaha arimo aragikurikiranwa, cyangwa se abantu benshi bakomeje kugira gute kuba bakimushinza. Tugiye kubyinjiramo mbabwire imva n'imvano, ese byaje kugenda gute, beef yaje gutuma uwitwa Tupac apfa cyangwa se araswa amasasu atagira umubare, ni beef imeze gute. Undi bivugwa yuko uno muhanzi witwa Notorious B.I.G, ubwo ni big abantu benshi muramuzi yuko abaye icyamamare, ndetse wari uri muri rebo yitwaga Bad Boy. No Bad Boy yari rebo y'umuntu witwa Diddy, ndetse yari rebo ihagaze neza muri New York, irimo irakora amabara. Ni nabwo uwitwa Notorious B.I.G cyangwa se Biggie yari arimo arazamuka neza, ubona ko ibintu ari fresh. Bivugwa yuko ubwo uwitwa Biggie yazamukaga ari nabwo uwitwa Tupac iminsi yagendaga ibarirwa ku ntoki, bitewe n'umubano baje kugirana. Nanone bikaza guterwa n'umubano waje kuba uhagarara bitunguranye bitewe na beef z'ahantu hagiye hatandukanye. Murabizi ko bari abantu bagiraga abahari East Coast, murabizi ko bigeze no kugira na beef zigiye zitandukanye, zigiye zikomeye mwo kabyaramwe. Ubwo rero uwitwa Biggie arimo arazamuka atumbagira agenda abo umuntu wa danje, yaje kuba ab'inshuti n'umuntu witwa Tupac. Uyu Tupac wari mu bastari barenze muri kiragiye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Tupac yari umustari ukomeye cyane wakundwaga n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko Tupac akaba ari wa muntu utaragiriraga ishyari umuhanzi n'uyu numwe, cyane yuko wabonaga nta n'umuhanzi wo kuzaga mufate kunda uko benshi mukunze kubyita, cyangwa se ngabe yamukorana amutwara umwanya. Ariko uwitwa Diddy wari manager w'umuntu witwa Biggie ntabwo byamushimishaga, kuko bivugwa yuko buriya uwitwa Diddy yari umuntu ukunda kwikubira, ari umuntu ugira utuntu twishyari, ari umuntu umva yuko abana managinga bakamubera inshuti kurenza yuko baba inshuti z'abandi bahanzi bagiye bakomakomeye bo hirya no hino ku isi. Uwitwa Tupac rero muri icyo gihe ari inshuti n'umuntu witwa Biggie, nibwo bivugwa yuko iminsi ye yo kubaho yagendaga isa nk'igabanuka, cyangwa se igihe cyo kuba yaraswa cyagendaga cyegereza. Ubwo uwitwa Diddy yaje kuba afata uwitwa Biggie akajya mujya mu matwi amuganizaho ati ubundi Tupac mu inshuti bishingiye kuki, kari inshuti yawe, kari gushoramo amafaranga, nicyo ukeneye ku muntu witwa Tupac. Witwa Tupac nawe waje kugirana beef n'umuntu witwa Diddy, ariko Diddy ari umuntu nyamafaranga kandi ari umu businessman uzi uburyo kibacuruza mu music, usanga utwana twirirwa tumuririra ngo wamfashije wansupportinze, kuko impano yose witwa Diddy yakoraga hayitagashya. Ariko nanone akaba afite ikibazo cy'uko abantu bamushinzaga kuba ari iri foto mu ndirimbo z'abandi, kandi akaba ari umuntu wajyaga abahanzi, kuko niyo yajyaga muri video yawe yijyanyemo utigeze ubimusaba amafaranga nyine yo video vixen warayamwishyuraga da urumva nubwo yazijyagamo ku gahato kubera ifoto. Ariko nanone ikijyanye n'amafaranga yabaga ari maso, avuga ati nubwo nagiye muri no video ku gahato, ariko amafaranga ndaza kuba ngira gutenya kata umuhanzi managenze. Byaje kugera igihe rero uwitwa Diddy asaba uwitwa Tupac yuko bakoranaga, ako Tupac nk'ikirara hari ikijambo nyine yamusubije cyo kumutuka no kumwereka yuko batakorana. Bivuze ngo uwitwa Tupac nago yemeraga imikorere y'umuntu witwa Diddy, ariko abona yuko afite akaboko keza ko yakora ku muhanzi akaba yamurika. Ariko mbibutsa yuko umuhanzi wari ufite icyo avuze kinini muri Bad Boy, iya kabiri rebo y'umuntu witwa Diddy, ari we wari inshuti n'umuntu witwa Tupac. Uno muhanzi bamwita Biggie, yari umuhanzi nyine navuga ngo yari igikoko mu miririmbire ye, mu mirapire ye, afite imirongo kugeza n'ubu ngo abantu benshi bakunda kugiranya akavuga bati nubwo abantu benshi bemera Tupac, ariko uwitwa Biggie yari umuhanzi ukomeye na Tupac ntago yari buze kugira gute kuba yakoraho. Murabizi rero iby'amakorabo y'abahanzi bagiye batandukanye. Uwitwa Tupac yigeze gushaka gukorana indirimbo n'umuhanzi wo muri Bad Boy.
ubwo witwa Tupac bwa mbere araswaga yarasiwe kuri studio ya Bad Boy kandi mo imbere hejuru harimo inshuti ye magara ari we witwa Biggie. Ubwo Tupac yaraje kuri studio aje gukorana no muhanzi wo muri Bad Boy yaheze hanze uwitwa Biggie ngabwira umuntu wabarindaga cyangwa se abagabo bari kumwe ati genda uzamure Tupac. Ageze hanze nibwo yasanze uwitwa Tupac amaze kuba yaraswa amasasu agera kuri 5. ariko igihe yaraswaga ayo masasu yajyanye kwa muganga bayamukuramo bayamuhanduramo baracuma nyine baraterateranya kanonga kandi iminsi irisunika. Uwitwa Tupac akiva kwa muganga yahise ajya muri gereza bitewe n'ibyaha arimo akurikiranwaho. Gusa nubwo icyaha cyari gikomeye yaje kuba ajyanagurwa agirwaho umwere. Cyari icyaha cy'umwana w'umukobwa yavugaga yuko yasambanyije arangije ngamushumuriza inshuti ze magara nazo ziragenda zimufata ku ngufu. Ariko icyo cyaha witwa Tupac yaje kuba gihanagurwaho agirwa umwere ariko aza kuba ashinjwa itundi twa duto nyine tutamufungisha igihe kinene aza kuba ajyanwa muri gereza kuba yafungwa ariko yakatiwe igihe gitoya. Ari muri gereza nibwo yakiriye telefone zimubwira yuko Biggie cyangwa se Bad Boy ubwo urumva ari team yari rebo irimo ba Biggie akaba ari rebo y'umuntu witwa Diddy aribo birata cyangwa se birirwa bigamba yuko bamurashe cyangwa se bamuhemukiye. Ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi yuko uyu umuntu afunzwe ari icyaha wenda kitaremereye hari ukuntu atamba amafaranga akaba yatanga amafaranga akaba yasohoka. Muri icyo gihe rero uwitwa Tupac yarabuze miliyoni imwe yo kuba yatanga muri gereza kugira ngo arekurwe. Ariko dusubiye inyuma kugira ngo twinjire muri beef neza yaje kuba igeza ku iherezo umuntu witwa Tupac. Turagaruka kuri uno mugabo wari ufite rebo yitwa Defu. No mugabo bamwita Suge Knight yari umugabo ukomeye yari rebo yazamukiyemo abitwa ba Snoop Dogg izamukiramo abitwa ba Dr. Dre ngira ngo murabazi. Uyu akaba ari yarahoze ari umubausa w'abahanzi nyuma yahaza kwivugurura nyine kumwe bavuga ngo zihunguye ivumbi mu mbabarire aza kwivuguraho gatoya noneho ashinga rebo ikomeye. Uno mugabo amaze gushinga rebo ikimara gufata yitwa Defu yaje kwifuza noneho kuba yayivana Las Vegas cyangwa se muri California ayijya no akakora ishami muri New York. Iyo New York ikaba yarakabwe n'umuntu witwa Diddy na Bad Boy nibo bari barakabye ikitwa New York ari ubastari y'abaperi bakomeye na rebo ye ariyo izwi. Hari ibihembo byigeze kuba byatangwa uwitwa Suge Knight ajya kuri stage kwa kundi nyine umumanager cyo kuri stage wenda hari nk'ijambo agiye kuvuga ibiki aza kuba ashotora uwitwa Diddy. Navuga ngo uko gushotorana byaje kuba nabo umubano wabo ugera hakomeye cyangwa se urindimuka kandi uwitwa Diddy n'uwitwa Suge Knight bahoze n'abari inshuti magara nyine nk'aba businessman. Uwitwa Suge Knight yaje kuba avuga ijambo aravuga ngo abahanzi bifuza kwibohora abahanzi bifuza kwigenga bakava mu bucakara bwo kuba abamanager babo babariraho ifoto ndetse n'ibyo bakorera nibabibahe nyine uko bikwiriye nibaze muri Defro. Ubwo urumva Defro nyine yendaga gufungura irindi shame muri New York. Iryo jambo byasaga nko kwataka uwitwa Diddy ariko Diddy nk'umunyabwenge bivuga yuko Diddy ntabwo yagaragaraga nk'umurara nyine umureba ariko ngo ikindi gisate cye kimwe cyangwa se urundi ruhande rwe yari umuntu mubi w'umurakare w'umurara wakinishaga nyine akaba yapanga izindi gahunda inyuma ariko abantu bamubona mwijure tuje muri interview ubona ko ari umwana mwiza ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Uwitwa Diddy yaje kuba zamuka kuri stage ubwo witwa Suge Knight ubwo yaramaze kuba yamushotora. Diddy ntabwo yigeze agaragaza mu burakari yaraje aravuga ngo umuntu muvaga bavuga producer ubwo producer ni umuntu ushoramo amafaranga mu basane ni ngiye bavugaga ariko ndakeka atari uko nguko twakabigenje ahubwo twagakwiye nyine kugira urukundo. Defro Bad Boy ubwo yavugaga New York n'abantu bo muri California twagakwiye gukorera hamwe tukazamuka n'amafaranga akaboneka ibintu nk'ibyo agaragaza nyine uruhande rwiza kuburyo abantu cyangwa se abafana basigaye bavuga bati Diddy nta mutima mu bagira. Ariko uwitwa Suge Knight we arahubuka nyine iyo azamutse kuvuga avuga ibintu biraho ngaho byo gushotorana. Ariko witwa Diddy akari wa muntu ngo wahemukiraga akakwihorera yatagatekereza akantu kandi akoribwo none icyo nakita ngo ubumara cyangwa se ubugome bugenda buzamuka. Uwitwa Diddy
yaje kuba ataha ikintu yahise akora nk'uko byari bisanzwe n'ubundi wenda nzabakora ikiganiro kimbitse ku muntu witwa Diddy. Yahise atekereza buryo ki none yatangira gutereta umukobwa wari ushiditse n'umuntu witwa Suge Knight. Uno mukobwa murabizi hari ukuntu ngo umuntu ngaba afite umugore, ibyo ntabwo mbizi mbyumva wenda ku bagabo bo muri Kongo n'ahandi hagiye hatandukanye, ngaba afite umugore ngo ariko ku mpande ngakaba afite udusape chip nimba ariko the chip nimba ariko batwita nyine babakobwa muba mushuditse ariko nabo gukunda. Witwa Diddy rero ngo yaje kuba asambana n'umukobwa wari ushuditse muri iyo minsi n'umuntu witwa Suge Knight. Suge Knight nk'ikirara rero byarakibabaje, kiragenda gisanga uwitwa Diddy mu kabari bakundaga gusohokeramo cyangwa se muri bare bakundaga gusohokeramo, ariko Diddy nk'umuntu wari ufite amafaranga ashobora no kuba yakoresha polisi, ari umupolisi w'umufisiye ngo wabaga uraho hafi, afata uwitwa Suge Knight n'inshuti ye bari bazanye kuri Diddy babasohora hanze. Bakimara kugera hanze, uwitwa Suge Knight ari hanze n'uyo nshuti ye magara, uwitwa Diddy nawe se basanga hanze ngo ku ruhande haturukayo umuntu ufite imbunda bipfutse mu maso, ahita afata ya nshuti ya Suge Knight ayifatira imbunda ku ijosi aza kuba nayirasa. Muri uko kuyirasa wa muntu ufite imbunda ashatse kurasa uwitwa Diddy, uwitwa Suge Knight kuko ari igisore yari ikijandaza kubashyiramo ifoto ye murebe, afata uwitwa Diddy agenda amutambika, amaze kumutambika aravuga ati uribeshye kwandasa urarasa Diddy. Ubona yuko uwo muntu nyine uri kubarasa atifuza kuba yarasa Diddy. Uwitwa Diddy yasa avuga ati genda ubwire mama wawe, ubwire famille yawe yuko bameze neza. Ubwo wenda bishatse kuvuga yuko shaka ko yari yashwimuse wenda nk'ababyeyi cyangwa se famille y'uwo muntu wari waje kumukorera akazi. Uwo muntu ahita yirukanga rwose nta n'umuntu n'umwe arashe. Bivuga yuko ariho beef noneho yaje kuba itangira. Urumva yuko witwa Diddy yaratumye barasa inshuti magara y'umuntu witwa Suge Knight. Ako Diddy akaba yari umuhanga mu kugenda kwepa udusongo tungutu tubazo ngutu, akaba yari umuhanga mu gukwepa ibibazo nk'ibi ngibi mwoka byaramwe. Witwa Suge Knight yahise agenda asubira n'ubundi California, ariko aza kuba atekereza buryo ki yazihorera ku muntu witwa Diddy bimwanga munda. Aza kuvumbura yuko umuntu witwa Tupac yahemukiwe n'umuntu witwa Diddy ubwo yajyaga kuri studio yabo ya Bad Boys akarasirwayo. Nibwo Suge Knight yahise agisanga uwitwa Tupac muri gereza yari afungiye, amushyira na kontara imusinyisha nk'umuhanzi ugiye gusinya muri defo kugira ngo bakorane. Barigenda baraganira bavuga ati baraguhemukiye nanjye baramemukiye, waza ukambera umuhanzi tugafatanya kwihorera. Byihuse ngo Tupac ubundi yari umuntu w'umusazi nyine uri crazy, utabwira ngo uhagarika ibi utagira gute, uvugaga ibyo ashaka wakoraga ibyo ashaka. Uwitwa Tupac yahise yemera gusinya, ahitaza no ahita muri lebo yitwa Defo. Ubundi Tupac yakoraga music ari wenyine, nta mu manager nta muntu umukontorora, ahita yemera gusinya. Twihuse Tupac album yasa ashyira hanze iri muri album yasa sohora akiri mugera muri lebo yitwa Defo, yahise ibi ya mbere nyine twabikombe bigiye bitandukanye. Muri yo album yagiye ashyiramo n'indirimbo zigenda zisebya uwitwa Biggie, anagaragaza yuko yasambanye n'umugore. Mundi bano ba star cyangwa se bano barara bo muri Amerika hari utuntu nyine bikoreraga ntabwo wazaga ngo bamenyere ngo birangire uko. Ariko uwitwa Biggie yanga kwirirwa asubiza uwitwa Tupac. Byageze naho Diddy yajyaga zabukabwira Biggie ati ese kubona bagututse bagushotoye kubera icyo utari muraza ngo usubize nawe ushotorane. Uwitwa Biggie akavuga ati ngiye umunwa wanjye uhora unegetse kuba naceceka, nta kintu nshaka kujya gute, nta kintu nshaka kuba navuga. Byaje kugenda gute rero wenda dusoza tugana ku musozo cyangwa se twihuse, byaje kugenda gute kugira ngo uwitwa Tupac yisanze arashwe bwa kabiri, noneho uko kurasana kubaye akaribwo yitabamo Imana. Hari mu mwaka w'1996 ubwo hari habaye umurwano wa boxe wari wahuje, ubwo n'umukinnyi umwe nari buze kuvuga ko umuzi fresh ubwo atigeze agaragara neza, wari wahuje ino ndwanyi n'umuntu witwa Mike Tyson. Uyu Mike Tyson akaba yari inshuti magara n'umuntu witwa Tupac. Tupac ajya kureba uno murwano ari kumwe na Suge Knight. Ikintu Michael Tyson yakoreye umuntu barimo bahangana, yamukubise icyo bita knockout cyangwa se yangumi nyine tumutagaruka. Ubwo urumva yaramaze kuba yatsinda. Uwitwa Suge Knight akavuga yuko umuntu ajyaga kureba ino match y'umuntu witwa Michael Tyson
wataga wumva wabyimbye. Ubundi hari abantu bitaga bazirunguza, murabizi yo mwavuga no kuri amafilime namwe mwataga mwumva mwasimbuka mwarwana. Uwitwa Tupac rero yatashye yumva yabyimbye, ariko atarava muri iyo sare cyangwa se aho hantu hari habereye uwo murwano. Mbere ho kare mu gitondo ubwo match taraba, hakaba hari umuntu wari washatse kwiba umudari umuntu witwa Tupac. Urumva ubundi zira genge zo muri Amerika zigira amasuruga yabo, nimba ari imidari yabo ya defo, kandi kugira ngo umuhanzi ukomeze umwiba umudari abari umusebeje cyane cyane yushyikirije mu bantu bagiye bahanganye. Kuwiba rero uwo muntu ashatse kuwiba ntago byigeze bimuhira, ahubwo yagiye uwo mudari nyine atawubibye cyangwa se ngo bigire gute atawutwaye ngo birangire. Uwitwa Tupac arimo asohoka abantu harimo habera umurwano wa Mike Tyson, hari umuntu uwitwa Suge Knight yaraje aramwongora ngo dore wa muntu washatse gutwibira imidari. Uno muntu washatse kumwibira imidari rero bamwita Orlando Anderson. Uyu Anderson akaba ari mu gatsiko kitwaga aba Clips. Ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aba baraperi nabyo nzabigarukaho, habagaho ikitwa aba Blood n'aba Clips. Noneho ba Tupac bo bari aba Blood. Aba Clips rero bari nabo byaragatsiko kamabandi muri Amerika, habagahoraga y'intambara z'abirabura bagiye barasana, abirabura bicanye nye bistangaho byamenyerewe. Bamwe bati uri mu Clips, abandi ngo uri mu Blood, ibintu ngibyo bigiye bitandukanye. Uno Orlando Anderson yari mu Clips, nono akaba ari mubyara w'uyu muntu nababwiye waje bivuga yuko ari we wishe Tupac witwa Kifd, ariko bivuga yuko warashe Tupac ari umuntu witwa Anderson. Ubwo ari mubyara wande wa Kifd, ariko Kifd ari we nyine big boss cyangwa se ruhagaririye genge agatsiko uwitwa Anderson yabagamo kaba Clips. Byagenze gute? Ubwo Tupac rero bamwerekaga umuntu washatse kubibira imidari, yase yumva mu rujeti ukuntu aho gati ngomba kujya kumukubita. Aragenda batimbagura umuntu witwa Anderson, bahita basohoka. Urumva bari bakubise umupeti w'igisare nawe w'umusazi wakaraka kiza ku muhanda kifuza kuzamuka, ndetse akaba ari mubyara w'ikihebe gikuru witwa Kifd. Ariko dusubiye inyuma gato, ino Clips, bano ba Clips bari bayoboye n'umuntu witwa Kifd, bakaba barakoranaga bya hafi n'umuntu witwa P Diddy. Uwitwa P Diddy byaje kugira uwitwa Suge Knight n'uwitwa Tupac bamutera ubwoba. Uwitwa P Diddy aza kuba agana abano ba Clips, abasaba yuko bazamwicira uwitwa Tupac n'uwitwa Suge Knight, ndetse abemerera miliyoni y'idolari. Murumva kuntu ari amafaranga menshi, baza kuba babyemera. Urumva n'ubundi kiraba bari bahaye akazi nka Kifd cyari kigomba kugenda kikabikora n'ubundi. Urumva byavuga yuko aba Clips bakoranaga na Tupac na P Diddy story, ariko Tupac na Suge Knight bo bakaba baraba Blood. Urumva uwitwa Tupac akimara gukubita mubyara w'icyo kihebe, yahise asohoka nyine bihusa nk'ibirara, baragenda bajya mu modoka na metero zingahe zirenze, nibwo uwitwa Tupac yazaga kuba araswa amasasu menshi. Uwitwa Suge Knight bamurasha amasasu agera kuri 2, ajyanwa kwa muganga aravurwa abaho, ariko Tupac ahita hasiga ubuzima uko nguko. Byaje kumenyekana gute rero ko kubisha wenda Tupac muri ya myaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo byari igitangaza kumva ngo umwirabura yarashwe cyangwa se umwirabura yapfuye, ngo leta ibijyemo cyangwa se polisi ibijyemo. Murabizi ivangura ryabagaho n'ibiki cyane cyane bakanavuga bate biriya ni bya birara n'aba Clips n'aba Blood barwana, abantu bapfaga buri munsi nta muntu ubyitaho. Urubanza rwaje kuba ruhagarikwa cyangwa se iperereza yaje kuba rifungwa y'umuntu witwa Tupac, batiriwe bashakisha neza ngo yapfuye gute cyangwa se yitabye Imana bigenze gute. Ariko mu buhamya uwitwa Kifd yaje kuba atanga, urumva Kifd ari mubyara wa undi warashe uwitwa Tupac witwa Orlando Anderson. Ubuhamya yaje kuba atanga siwe weshe uwitwa Tupac, ariko yari yihishe inyuma yishwa ry'umuntu witwa Tupac. Byaje kugenda gute rero? Uwitwa Orlando Anderson yahamagaye uwitwa Kifd mubyara, baramubwira ati uwitwa Tupac n'uwitwa Suge Knight bangubitiye aho narindi nagiye kureba umurwano w'umuntu witwa Mike Tyson. Uwitwa Kifd ngo yaregeye mu karesitora n'abandi bararabe nyine, nta n'imbunda bafite na pistol bafite. Ngarangije ngabaza uwo mubyara amazi ati se turagere tugutabare cyangwa se tuhagere turebe ibyo ari byo. Uwitwa Orlando Anderson yarambwiye ati byihorere
ndabikora mu mujyi wanjye. Bivuga yuko uno Orlando Anderson yari igisazi, yari umusare kari akarara kagasazi nyine kagasare. Ngo yese akora iki? Yahise agenda ngo yari afite imodoka ngibamo imbunda nyine buta hano yashyiraga kuyo nta muntu wayibonaga. Nibwo yose agenda ahagarara hejuru arasanga ino modoka y'umuntu witwa Tupac, amasasu menshi agiye atandukanye. Naho ngaho uwitwa Tupac yaje kuba aburira ubuzima cyangwa se yaje kuba yitabira Imana. Ariko nyuma yaho uno witwa KFD nibwo yaje kuba atabwa muri yombi, ndetse binavugwa yuko ngo ari we wishe uwitwa Tupac. Ari kumva muri story urumva ari yishe nyuma yari muri ako gace ko kishe Tupac, ndetse ari yanahawe n'akazi n'umuntu witwa Diddy ko kwizica Tupac, ariko ntago ari we wagize gute wakuruye imbarutso. 98 rero nibwo uwitwa Orlando Anderson yaje kuba yitaba Imana na warasiwe ku mihanda. Urumva Orlando Anderson niwe warashane wakuriye imbarutso yivugana umuntu witwa Tupac. Bivuze ngo umuntu usigaye ni KFD uzaburana 2026. Ni muri iki gihe zino nkuru zose ziri kujya hanze zikigizwemo uruhare n'umuntu witwa 50 Cent na ugirana beef n'umuntu witwa Diddy kano kanya uri muri gereza uri gukurikiranwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru naje kuba noza ngo nuko yanatanze miliyoni 50 z'idolari kugira ngo bamurekure kuko muri Amerika biremewe utanga amafaranga bakakurekura. Ariko bamwe reka amafaranga utanze n'ibyaha wakoze ntabwo bihura we wararengera wakoze ibyaha bigize gute bigiye bitandukanye kandi byinshi benakomeye. Ndetse n'ayo mafaranga yari yemere ngo ba KFD cyangwa se no tsinda ry'aba Crips kuzabishyura igihe bamwiciye Tupac, ngo nayo yaje kuba ayabambura arabaheza nk'ikirara. Aravuga ati ntabwo nayabishyura. Bivuze ngo mukade subscribe kuri no YouTube channel ndaza kubakorera ikigeranyo no cy'umuntu witwa Diddy uburi ni muntu ki ibintu byinshi byamubwaho ngo yasambanyaga abagore bafata ama video akayishimishirizaho. Diddy yakuze gute ibintu nk'ibyo mbibutsa yuko muri Zanda Global Scholars ariho hantu honyine bakujyana kwiga mu mahanga, utiri kujyana abanyeshuri kwiga mu Buhinde kandi ku buntu. Nge mbyita ubuntu kuko nta mafaranga atagucira imyenda cyangwa se atagutunga kuko nta mafaranga make pe. Bivuze ngo bandikire kuri platform zabo babita Zanda Global Scholars cyangwa se unaduhamagare kuri nimero ndaza gushyiraho cyangwa se unatwandikiye kuri WhatsApp. Ciao ciao.